Gafaranga yabaje muri iyi modoka se Bishop Gafaranga Bishop Gafaranga Gafaranga arimo iriya ni imodoka yari ibu ikaba ibazanye hano ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata muri kugenda mubibona bagiye guparika babe basohokamo bagere hariya ku rukiko niyo mara ku rukiko rabakuramo ava aramanuka murava ngo aza kumanuka uko bivugwa ngo aramanuka yahise ajya ku muhanda afata taxi voiture yapakinze n'umwana we yerekeza iwabo aragenda umwana musigi iwabo amaze kumusiga iwabo agaruka wenyine uko yitwa Murava nk'umukobwa w'inkumi kandi ubwana yamusize kwa mama wiwe i Kigali aho bivuga ngo bari za Kimironko Simbizi hanyuma yaho rero Gafaranga amaze ati ko wagiye ufite umwana umusizehe tugende tujye kuzana umwana natsi imodoka tuzana umwana Murava ati simbyemera atahubwo ndajya kwiyahura muri kaburimbo hanyuma uzabazwe amaraso yanjye Murava yavuze ko ashaka Gafaranga n'umufundi wari uri muri bakaho ngaho ngo baragenda barafatanya binjiza Murava mu gipangu hanyuma yaho inandaro zose bivuga ko zaturutse aho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ninde bikekwa ko yakorewe ihohoterwa ni Murava ni Gafaranga bikekwa ko yarikoreye umugore we areti Murava ariko kandi abaturanyi mu gikari bakavuga bati Murava ntabwo yigeze abera umugore mwiza Gafaranga mu buhe buryo none se wowe ubireba wowe waba ufite umugore mubanye neza akagufungisha Simbahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza mwe mudukurikiye mu bice bitandukanye mudukurikiye muri mu Rwanda cyangwa mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda bayikaze wakoze subscription Kogero TV ikaze TV Rwanda ndetse aho rutanga ibitekerezo konkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nitwa Nepo turi mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyamata uyu munsi twazindutse hano kubera iki twazinduwe uko twadufite amakuru ko hano hari buze kuburanira witwa Habiyaremye Zakari cyangwa se Bishop Gafaranga bitewe naho wamumenyeye ndetse n'andi makuru yanda hari yuko hano hafungiwe ku munsi mu minsi ishize hafungiwe uwitwa Silas ibya Yesu ni ku murongo byose byo tuyogarukaho turi kumwe na Pastor Claude muramubona hano harasa neza cyane Pastor meze neza ndashima Imana ndamahoro kutaryama muririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro mu Rwanda rwa Kanyarwanda ruyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muzeki cyana yego inshuti y'urubyiruko n'abasaza n'abategarugori inkumi abagabo n'abagore inshuti y'abanyarwanda n'abanyamahanga ni inshuti y'abanyarwanda n'abanyamahanga abanyamahanga babishaka ariko batabishaka turakaraba tukababwira ati bye bye tuzabana badukunda tuzasubira ubutaha twazindutse bakwisubiraho kuko murimbyi umwe yaravuze ngo burya urugo rwiza n'urugendwa burya urugo rwiza n'urugendwa burya urugo rwiza n'urugendwa abanyamahanga turabakiriye mu Rwanda abanyamahanga beza turabakiriye iyo baje neza tubakira neza yego baze nabi tukababwira tutiriwe twebwe ntabwo turi insina ngufi hanyuma rero turi ku itariki ya makumyabiri none turi itariki ya makumyabiri itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatanu 2025 igihugu cyiza cy'u Rwanda u Rwanda ni umubeya ikigori cy'umubeya urakizi ndakizi ikigori cy'umubeya urakizi kimwe kiba kitarera ikigori cy'umubeya rero n'u Rwanda rwacu ruraryoshye u Rwanda ruraryoshye rumeze nk'ikigori cy'umubeya kuko iyo uri ikigori cy'umubeya kiba kiryoshye kimeze neza cyane hanyuma rero tukavuga tuti mu Rwanda rwa Kanyarwanda Rwanda rwacu dukunda cyane twishimira umunsi ku wundi tubwire na bya bigarasha bijya bivuga ngo bijya bikabweje ngo babuze aho berekeza babandi babuze urumva nta bwenge bagira bariya hanyuma rero tubabwire turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata aho twaje gukurikirana urubanza rwa Bishop Gafaranga alias uwo bita Habiyaremye Zakariya ariko uyu munsi wa none tubabwire ngo tubabwire imvo n'imvano uko byagenze se byagenze gute kugira tangiye akakanyuko ko kavuga bamwita Lorenzo turamusuhuje muri Amerika ariko ku Rwanda nawe ndamwemera nasanze ari umunyarwanda ukunda u Rwanda kandi umuntu wese ukunda igihugu cyiwe buriya nkubwire Nepo umuntu wese usebye igihugu cye ameze nk'umuntu utema ishami ry'igiti
akicaye munsi Aryicayeho. hanyuma rya shami rikamumena umutwe cyangwa rikamutobora ijisho urumva rero buriya Bibiliya nayo ikavuga ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu nitwanga tukaguma inkota y'Uwiteka izadutsemba hanyuma rero turi ubwo wakanga u Rwanda ruteye kuriya rusa kuri ara hakurya. oya wowe reba nakamera abandi bake batera mu mazu meza ari hariya hakurya hariya si mu mujyi wa Kigali. oya ni Nyamata mu karere ka Bugesera hameze neza cyane hanyuma rero zari na karitsiye zawe. oya ni karitsiye za none se niko bimeze niko byubakitse yego twazutse hano rero twazindukiye hano ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata hano mu karere ka Bugesera aho twaje kumva urubanza rwa Bishop Gafaranga none twitariki 20 z'ukwezi kwa gatanu yatawe muri yombi ku itariki 7 aho ubwo twumvaga ndetse ubugenzacyaha cyangwa se umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsi yarabwirigiye ko uyu mugabo yatawe muri yombi yakurikiranyweho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko nagwa bavuga uwo yahohoteye nago muri statement yatanze nagwa bavugamo uwo yahohotewe niba ari umugore we cyangwa se ari undi muntu reka twinjire ku rubanza rwa Gafaranga tugeze noneho aho dossier yaje koherezwa ubushinjacyaha nibyo koko bwana Nepomuseni Ivani ariko ubundi Nepo Ivani iri Kristo ni iri pagani ni iri hari irindi ribanza ubundi ngira amazina 3 ruyobowe neza u Rwanda ruyobowe neza dufite ubuyobozi bwiza turishimye turanezerewe rutemba amata n'ubuki muri ibyo yaravuze ngo turishimye tunajajwe n'Imana mu mitima yego twinjire mu rubanza rero pastor twinjire mu rubanza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 yego umva sha wirambura nta yindi kamera iri butere hano twikomereze twagiye oya nta yindi kamera hanyuma rero sasa Yesi bashaka kuzenguruka amakamera menshi hanyuma mbashaka kwamaze kumenya urwego rwayo bashaka umukwego uzakwegwe yenyine menya ko nakwegeye menya ibyo navuze menya editinze kwizera niyo editinga nabi azabibazwe netari niyo editinga nabi azabibazwe ibyanjye mvugira ahangaha ngasoza twikomereze rero ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ku masaha ya nimugoroba kuri iyo tariki ya 7 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB station ya Nyamata uwitwa Bishop Gafaranga cyangwa se Habiyaremye Zakaria ariwe alias Bishop Gafaranga yageze ntabwo yagejejwe ahubwo we yageze ku RIB yizanye ubwe n'imodoka yiwe ya Yivatiri ivatiri nziza cyane yirangira rya silver hanyuma rero yari yitabye ubugenzacyaha RIB ahagera kuri ayo masaha ya nimugoroba ndetse n'umugore we witwa Annette Murava yego tugira ikintu twabwira abantu benshi bamwe baratangaje ngo Gafaranga yari yatorotse ubutabera izo ni inkuru mwumvise kuri 3D TV ndetse no kuri DCTV Rwanda ariko DCTV Rwanda yavuze ko Gafaranga yatorotse ahubwo yavuze yuko Gafaranga yanize umugore asigaye amwishe aratoroka aragenda ubwo urumva nawe harimo ijambo gutoroka yego harimo ijambo kugira ngo Gafaranga yongera muri kuko icyo gihe umuntu yatorotse yongera kuboneka yakurikiranwe agafatwa n'ubugenzacyaha ntabwo rero Gafaranga yatorotse ubutabera cyangwa se ngatoroka ubugenzacyaha ahubwo Gafaranga yarahamagajwe yitaba ubugenzacyaha RIB station ya Nyamata ageze ku bugenzacyaha RIB nibwo rero yabajijwe ibyakurikiranweho ibyo akekwaho hanyuma ari kumwe n'umudamu we Annette Murava ngira ngo babanje kubatega amatwi bombi uko ari babiri iyo baza bombi kuhuriza hamwe nibwo ko Gafaranga n'umudamu babarungiye bagasubira mu modoka bagatahana kuri uwo mugoroba kuri uwo munsi rero imbere y'ubugenzacyaha cyangwa imbere y'umugenzacyaha wabaganirizaga cyangwa wababajije birashoboka ko Gafaranga hari ibyo atumvikanye n'umudamu we muri uko kutumvikana rero biba ngombwa yuko Annette Murava taha wenyine ataha n'amaguru imodoka isigara kuri RIB Gafaranga nawe acumbikirwa aje kwisobanura ku biki inde Gafaranga urumva Gafaranga nkuko byatangajwe na nyakubahwa umuvugizi wa RIB kuko ni nyakubahwa ni umuyobozi turamwubaha RIB n'urwego twubaha ntabwo RIB tuyitinya ahubwo turayubaha kuko utinya umuntu mutahura utinya umuntu mutaganira utinya umuntu utaguhamagara ngo witabe rero iteka iyo wubaha umuntu umushyiramo respect umushyiramo agaciro ukamwubaha umushyiramo icyubahiro kandi nawe akakumva akakumvira hafi rero RIB turayishimira RIB ubundi hari abantu benshi bazi yuko iyo bitabye RIB baba bagiye gufungwa
hari abantu benshi bazi ko RIB yibahamagaye ari ugufunga, bazi ko RIB ari ugufunga gusa. Ntabwo RIB ari ugufunga mu by'ukuri, ntabwo ari ugufunga gusa. RIB ishobora no kugira inama, RIB ijya inama, urabona nk'ibiganiro dukora, bashobora guhamagara bakavuga bati hari ikiganiro wakoze kirimo kwibasira, kirimo kwibasira cyangwa kirimo imvugo zitaboneye, imvugo zitabanisha abanyarwanda neza mu buryo bwe cyangwa se ubundi, cyangwa se hari ikiganiro wakoze gituma kirimo imvugo zitwa gusebanya, isebanyabuhanga cyangwa kubuza amahwemo, bakakugira inama. Kandi mu by'ukuri sibwo bwa mbere batugira inama, batugira inama. Rero iyo wumvise, iyo ufite amatwi ukabasha kumvira urwego, mu by'ukuri RIB twayishimira, kandi dushimire n'izindi nzego z'umutekano nazo umunsi ku wundi. Hanyuma rero Gafaranga ku itariki 7 rero